Ni impanuka ikomeye ibaye ubwo uyu mushoferi yageragezaga gukata iyi modoka ashaka kujya muri depo, ubwo iyi modoka bagiye banatubwira ko yari ipakiye indagara nk'uko bamwe bagiye banabidutangariza. Ubwo ni abari aha ngaha iyi mpanuka ibereye, iyi modoka ya fuso yari ipakiye indagara. Uri kwibaza uti ibi bibereye hehe? Ubundi ni bande baguye muri iyi mpanuka, cyane ko hari abatubwiye ko bishoboka cyane ko iyi modoka igwiriye abagera kuri babiri, ubwo hari harimo abakarani ndetse n'undi wari urimo uyobora iyi modoka, kwa kundi ubwo imodoka iba ifite kigingi, ubwo iyo ishatse gukatira ahantu runaka murabizi neza ko kigingi aba agomba kuvamo akagenda atanga location cyangwa se icyerekezo kuri shoferi uri mu modoka. Ari nabyo byaje gukorwa aha ngaha, shoferi akaza kuyobywa n'uwo navuga ko ari tandiboyiwe. Byose ndaje mbikugeza usobanukirwa neza uko ibi ngibi bigenze, ndetse tunamenye niba koko hari abaguye muri iyi mpanuka, kuko tugiye tubitangarizwa n'abari aha ngaha iyi mpanuka ibereye. Ni mu kanya gato nkabikugezaho, nta kintu usabwa usibye gukomeza ukabana nanjye tukaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru, byose nabikugejejeho. Ndacyabwira wowe ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube cyane gukora subscribe cyangwa se abone, ariko kandi akore nuko rekara akantu k'inzogera kugira ngo nawe ujye yakira notification uko twaprodinze inkuru cyangwa se uko dushyizeho inkuru. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Iyi ni impanuka ibaye ubwo abantu benshi banagendaga bisanzwe, abandi bari mu mirimo igiye itandukanye. Aha ngaha n'ubundi impanuka ibereye ikaba yaje gutuma abantu benshi bahurura baza kureba ibibaye, bakavuga bati ni uburangare bw'umushoferi, abandi bati ni uwamuyobeje ari nawe tandiboyi wagendaga amubwira ati ngwino ngwino. Ibi ngibi byose bikaza kurangira bigenze gutya. Nanjye rero naje guhita magera, ndavuga nereka iyi nkuru nze kugenda nyitunganya neza, nyigeze kuri mwebwe mubana nanjye cyangwa se mwebwe mu ntega amatwi, cyane mwebwe twibanira muri aya makuru ubu uko bwije nuko bukeye. Reka nizere ko rero mwese mumeze neza, mwe tugiye kubona muri aya makuru. Nizere ko mwese munamenya ko nagarutse kuri za mikoro, aya ni amakuru abagezweho, unyemereye yose nyakugezeho. Ariko kandi reka mbwire na wundi ukigera kuri miyoboro wa YouTube cyane gukora sabone cyangwa subscribe, ariko kandi nagenda adakoze kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo nawe arushaho kujya muri ba bandi barangije kuba abakandida bacu cyangwa se abamambure bacu. Igihe aba ari gitoya kandi nta mwanya na mutoya dushobora kuba twafusha ubusa, kuko igihe kirahenda nshuti zanjye. Bityo rero kanisurize mwebwe muneze amatwi muri mu ntara y'Amajyaruguru, abaneze amatwi bari mu ntara y'Amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwabyo. Reka nizere ko mwese muri amahoro, kandi nizere ko mwese mukomeje kwishimirwa n'Uwiteka. Namwe dorana mu mujyi wa Kigali nabasuhuje. Reka nizere ko ibintu ari amahoro, abatuye ku mugabane wa Afurika, abatuye ku mugabane w'Uburayi n'abadiaspora, birumvikana ntabwo nshobora kubibagirwa, binashoboka. Mwebwe murabizi ko mbakunda. Reka nizere ko namwe rero aya makuru tugiye kuyabana mukagenda musobanukirwa neza igiteye iyi mpanuka, ndetse koko nk'uko bagiye batubwira niba hari abagiye bakomerekera aha ngaha cyangwa bakahaburira ubuzima, byose ugenda ubigezwaho nanjye, kuko murabizi ko aricyo kiba cyanzanye kuri izi mikoro. Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, impanuka ibereye aha ni ahazwi nko ku Ndagara. Ngira ngo murabizi neza ko hatakiri depo cyangwa se na za nyubako zari zihari, kugira ngo hubahirizwe ya gahunda yo kugenda havugururwa cyangwa se hitabwa kuri bya bishanga. Ndabizi neza mwe murabizi, mwe mu nteze amatwi, ngira ngo murabizi ko hano hari kugenda hakorwa bundi bushya, nta nzu nimwe ushobora kuhasanga. Rero niyo mpamvu mubona habaye gutyo. Iyi modoka rero ikaba yaje nk'uko izi ndagara n'ubundi bigaragara ko yari zikuye hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda izizanye aha ngaha. Ubwo wenda bo barashoboka ko cyangwa se birashoboka ko bari bamenyereye kuzizana aha ngaha, ariko aha ngaha amadepo yagiye yimurwa, ari naho yaje kugera. Ubwo n'uyu mushoferi akaza kugenda abwirwa ko aha ngaha batikihakorera habe na gatoya, ubwo bakaza guhita bamubwira aho depo iri, ari naho uyu nguyu yaje guhita akata imodoka.
mu kuyikata rero ubwo birumvikana Tandiboyi niwe waje kuba amuyobora amubwira ati katira aha n'aha katira aha n'aha, niko kuza guhita ayikata nabi. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko n'ubundi tumenya andi makuru ko ku munsi w'ejo hashize haje kuba n'indi mpanuka nayo yari bwo n'imodoka nayo n'imodoka ya Fuso nayo yari ipakiye indagara nk'uko abaturage bajya batubwira ati aha hantu banza harasigaye umuzimu cyangwa harasigaye satani, kubera ko ibi ntibishoboka nta nubwo byumvikana ngo nyuma y'uko haje kugwa indi ubwo n'indi kamyo, niba ari ikamyo sinzi, ariko ni hafi aho ngaho ubwo bagiye babona iby'iyo mpanuka. Namwe mu byo muri komenti mubimbwire, ngira ngo iyi n'indi ya kabiri ije yiyongera kuri iyo ngiyo yabaye, cyane ko zose zari zipakiye indagara mwoka byaramwe, ukumva ko by'abaturage bari kugenda bavuga, aho umwe ari kugenda avuga ati aha ngaho banza harasigaye umuzimu nyuma y'uko bahasenye, ibyo turi kugenda tuhibonera ubwacu twebwe nk'abaturage biri kugenda bidutera ubwoba. Impanuka yabaye rero ibanziriza iyi ngiyi nayo bwo n'imodoka yari itwawe n'undi mushoferi nawe wari uzanye indagara aha ngaha, bakamubwira ko indagara atari aha ngaha z'igipakururirwa, nawe yabikora nk'uko uyu mushoferi yabikoze, iyi modoka ikaza gushinga ubwahene. Ku bw'amahirwe ntawe wahatakarije ubuzima, ndetse n'imodoka yaje kwegurwa mu muhanda, cyane ko yari yanaguye mu muhanda rwagati. Polisi yaje guhita ihagera ikora imirimo yo gukura iyo modoka mu muhanda. Ngira ngo aha ngaho muri kugera mubibona neza, ntago yaguye mu muhanda rwagati, ahubwo ni hafi neza y'uwo muhanda. Niba ubyitegereza neza uri kubona ko ikirahure cy'imbere ubwo bacyita gute, mujye muri komenti mubimbwirere. Gushobora gusanga mfite imodoka ntazi ibyuma bimwe na bimwe bigize iyo modoka, ari ukugendera mu Kigali ari ukubona mfata vora nkajya aho ngiye, ariko ntazi bimwe mu byuma biba bikoze cyangwa se bigize iyo modoka. Ni paraburize ni taraburize, mujye muri komenti mubimbwire nk'abantu mwe ntaza kuba ndi kurasa imbogo. Cyaje kumeneka rero, mu kumeneka nibwo cyakomerekeje uwari utwaye iyi modoka, nk'uko twagiye tubitangarizwa n'abari aha ngaha, bagiye batubwira ko nta muntu watakarije ubuzima, ariko abahakomerekeye bo ntibabuze, kuko bahakuwe bagera nko kuri batanu bose, kuko ngiyi modoka ikimara kugwa hari abandi bana bari bari gusikaga. Niba ari ugusikaga ni ugushaka, ni hafi aho ngaho. Mujye muri komenti mubimbwire mw'abantu mwe, hari ibintu byinshi ngewe mba ntazi bivugirwa aha ngaha muri uyu mujyi wa Kigali, ngo bari bari gusikaga ibyuma, ubwo ni inyuma hari ni hafi aho ngaho, ni uko nguko babyita niba ntibeshye. Ni imodoka rero yaje kuba ibakubita, ariko kubw'amahirwe nawe wahise uhatakariza ubuzima bose, ukaba bahise bajyanwa ku bitaro byo ku Muhima, aho bari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo harebwe niba nta kibazo abangaba bahuye nacyo. Naho ubundi ngaha ngaha ubanza hari satani, cyangwa se harasigaye umuzimu w'izi ndagara zakuwe aha ngaha, nk'uko abantu benshi mwari muhamenyereye nko ku ndagara. Abantu benshi batahazi, reka mbarangire neza. Uvuye Nyabugogo werekeza ku Kinamba, ubwo abantu benshi bari baza ahantu hari ferabeto, cyangwa se hari sitoke ya ferabeto, aha ngaha muhita muhamenya neza cyane, akaba ari naho ibi ngibi byabereye. Nari nahageze rero kugira ngo ibi byose mbikurikirane neza. Icyateye rero iyi mpanuka akaba uko uyu nguyu yaje gukata imodoka nabi, ikaza kubura uburinganire cyangwa balance, ikaza guhita igwa muri ubwo buryo namwe muri kugenda mwibonera. Ubwo reka nizere ko mwese musobanukirwa neza iby'iyi mpanuka ndetse n'icyayiteye. Reka tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, mbashimira mbabwira ngo muba mwakoze kandi Imana ibahe umugisha. Reka tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.